Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane ubasuhuza ni mugenzi wanyu Sibomana Anastase ubwoko bw'Imana. Yego uyu ni wa mwanya w'ibiganiro n'ubundi binyura kuri Irera TV1 buri munsi. Rero ni ngombwa ngo tube turi hamwe. Yego n'ubundi ni wa mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mwiyobokamana. Yego ndabasuhuje rero ubwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino ku isi hose. Ndabasuhuje amahoro y'Imana nagwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo. Dore ko no kuri uyu murongo wa Irera TV1 yego twabigize intego kuba twasobanura cyangwa twamenyekanisha Imana mu buryo bwuzuye ndetse no kumenyekanisha Yesu Kristo mu buryo bwuzuye, by'umwihariko dusobanura ijambo ry'Imana. Yego cyangwa kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana twabigize intego, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego n'ubundi muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, intego yacu niyo ngiyo tuvuze, kandi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Kuko Yesu Kristo mu gihe yari ataraza mu isi, ubwoko bw'Imana babonekaga cyangwa twabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Rero ubwoko bw'Imana n'ubundi duhuriye hano kugira ngo dusangire byinshi cyane byimbitse, dore yuko iyo umuntu afite ikintu kimugirira akamaro agira uburyo akitaho n'uburyo akizirikana. Niyo mpamvu muri iri tangira ry'uyu mwaka wa 2025 abantu bagenda bafata imigambi igiye itandukanye, intego zitandukanye, ariko nyirizina nk'ubwoko bw'Imana ntabwo duhema kandi ntabwo ducika intege. Turakomeje imbere n'ubundi kugira ngo tumenyekanishe ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi dukomeje imbere kugira ngo tuzigame cyangwa tugire gushakisha byimbitse icyo Imana ishaka ko dukora kugira ngo abe ari cyo dukora nk'ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu rero iyo umuntu yumvishe ikintu cy'agaciro hari igihe avuga ati reka nyandika aha n'aha kugira ngo mu gihe runaka kizangirira akamaro cyangwa gitangire kingirira akamaro, cyangwa nyimenyeshe n'abandi ntibamenyeshe mu buryo bwuzuye. Kubera iki? Uwo muntu aba yacyanditse. Rero niba ibiganiro tunyuza kuri uyu murongo wa Irera TV1 ari ibintu utabasha guhita ufata mu mutwe mu buryo bwihuse byose icyarimwe, nakugira inama cyangwa twafatikanya ukandika kugira ngo mu gihe runaka ubisubiremo ubisobanukirwe biruseho, cyangwa mu gihe ugiye kwigisha cyangwa gusobanurira abandi iby'ubutumwa bwiza n'imirongo n'ibyo tunyuza kuri umurongo wa Irera TV1 nabyo ubyifashisha. Rero ubwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe n'ubundi incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere. Yego turebere hamwe n'ubundi incamake. Muri aya mateka turabonamo Aimé Semple washinze Foursquare muri Amerika. Muri iki kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana turabonamo impamvu ishobora gutuma umuntu akora ibidasanzwe mu bantu. Yego n'ubundi izo ni incamake icyo tugiye kureba mu kanya gatoya. Rero nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi murabizi ko duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Yego rero ubwoko bw'Imana n'ubundi buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niyo mpamvu uraza gusanga ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe agatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu, icyo kintu uraza gusanga ariyo Mana ye, cyangwa icyo kintu kiraza kugusobanurira Imana ye nyirizina. Yego rero tugiye kurebera hamwe aya mateka yaranze itariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere ku buryo burambuye, ariko turibaza tuti se abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga iby'Imana ishaka? Turaza kugenzuza igitabo cya Bibiliya, dore ko ariho dusanga imvugo y'Imana, kugira ngo tumenye abo bantu nimba turabigiraho cyangwa turava mu kinyoma cyabo, kugira ngo tubashe twebwe nk'ubwoko bw'Imana gukora iby'Imana ishaka. Rero ubwoko bw'Imana n'ubundi tugiye kurebera hamwe ku buryo burambuye aya mateka yaranze iyi tariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere. Yego amateka yaranze iyi tariki ku isi mu buryo bw'iyobokamana. Ku ya 2 Mutarama mu mwaka w'1909 Aimé Semple n'umugabo we na Robert bashyizweho n'umuvugabutumwa bwiza, umuvugabutumwa wa Chicago William Durham. Aimé washakanye na Holoride yego MC Fason. Nyuma y'uko Robert apfa
Aime yaje gushinga itsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka, itsinda mpuzamahanga Foursquare Gospel, akaba n'umwe mu babwiriza bazwi cyane muri Amerika mu kinyejana cya 20. Aya mateka n'ubundi twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Tugiye kureba nyirizina aya mateka, tubonyemo Aime Temple hamwe n'umugabo we na Robert, ariko Robert hanyuma yuko aza gupfa n'ubundi uyu Aime nibwo yaje kurushingana n'umugabo we n'ubundi hwego uyu witwa Harold McPherson. Yego, ariko Aime Temple akaba yaraje gushinga itsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka, Foursquare Gospel. Yego, bagize ishyaka ryo gushinga iri tsinda nyirizina. Kuri aya mateka rero turaza tureba nyirizina icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka, kuko turaza kubona uyu Aime yaragize ishyaka cyangwa yaragize umwete cyangwa yaragize ibyo yirengagiza, akaba wenda ashobora no kuba yaragize ibyo atakaza kugira ngo aze gushinga rino tsinda rihamya yuko bakora iby'Imana ishaka, Foursquare Gospel. Uyu niwe warishinze muri Amerika n'ubundi muri uyu mwaka twabonye mu mwaka w'1909. Muri iyo myaka n'ubundi nyuma y'icyo gihe nibwo yashinze iri tsinda, kuko iki gihe kuri iyi tariki ya 2 z'ukwa mbere mwaka w'1909 uyu Aime n'umugabo we na Robert bashyizweho n'umuvugabutumwa cyangwa n'umubwirizabutumwa wa Chicago witwa William Durham. Yego, rero uyu Aime ubwo yashingaga iyi Foursquare muri Amerika, ngira ngo hari icyo byamusabaga byinshi cyane. Byumvikane, iri shyaka yagize ni iryo kuba twamureberaho. Twe ntabwo tugiye kureba nyirizina mu itsinda ngo twinjiremo mu itsinda yashinze icyo bari bagamije n'icyo bari bagiye kugeraho nyirizina, ariko icyo tumenyeshwa ahangaha ni uko ryari itsinda ry'abahamya yuko bakora iby'Imana ishaka. Ntabwo tugiye kuri detaye cyangwa tugiye kuri buri kamwe kose mu ncamake cyangwa ku buryo burambuye ngo turebe icyo uyu Aime cyangwa n'itsinda yashinze icyo bigishaga. Rero icyo tugiye kurebaho twebwe nk'ubwoko bw'Imana ni uko yagize iri shyaka ryo gushinga rino tsinda ry'abahamya yuko bakora iby'Imana ishaka. Yego, rero kuri iryo shyaka turaza kubimwigiraho, sibyo? Ariko ntabwo twebwe twinjiyemo nyirizina ngo tumenye ku buryo burambuye icyo bigishaga n'icyo bari bagamije kugeraho, ariko turebye ishyaka we yagize gute, yagize ryo gushinga iryo tsinda. Yego, n'iri tsinda n'ubundi tugiye kureba icyo Bibiliya irivugaho cyangwa n'icyo ngicyo yakoze kuri iryo shyaka tuvuze ko tugiye kureba twebwe nk'ubwoko bw'Imana muri aka kanya. N'ubundi nk'uko twabivuze mu ncamake yuko muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, tugiye kurebera hamwe nyirizina impamvu ishobora gutuma umuntu akora ibidasanzwe mu bantu. Uyu Aime ashobora kuba yarirengagije byinshi cyane kugira ngo aze kugera ku ntego yo gufunda rino cyangwa gushinga rino tsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka, Foursquare Gospel. Rero tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga kuba ugiye ku ikintu gishobora cyangwa impamvu ishobora kugutera kuba udasanzwe mu bantu. Byumvikane, haraza kuba hariho kugira ibyo wirengagiza ukagira ibyo uha agaciro. Hari ibyo uraza gusanga imbaga nyamwinshi yitaho inakurikirana, ariko uze kusa nk'aho byimye amaso kugira ngo wowe ukore iby'intego wiyemeje kugeraho. Rero Bibiliya yivuga iki? Tugiye kureba urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 7 kugera ku wa 8, niho habivugaho. Haravuga ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko hari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Hano Pawulo atweretse icyo arimo kuvuga kugira ngo ubashe kugera ku ntego runaka
y'ikintu gikomeye cyane cyangwa ukore ibidasanzwe abandi bantu batarimo kwisangamo. Uraza nyirizina kubona ko nk'ubwoko bw'Imana kugira ngo ugire ikintu ukora mu buryo bufatika kandi mu bwuzuye, ni uko ugira ibindi bintu wirengagiza. Rero kugira ngo utunge Kristo cyangwa kubera uw'agaciro mu buryo bwuzuye, iri jambo ntabwo ribiduhisha, ryabitweruriye neza kugira ngo umutunge muri wowe kandi utangire kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ukora ibidasanzwe mu bantu, dore yuko nimba uri bo kuyoborwa n'umwuka undi akaba atayoborwa n'umwuka, icyo uri buze gukora wowe uyobowe n'umwuka kiraza kuba ikidasanzwe kuri uwo muntu utari kuyoborwa n'umwuka, kuko muraba mutandukanye, muraba mukora ibintu bitandukanye. Umwe akora kimwe undi avuga ati kuki uragikoze, kubera iki? Barimo kuyoborwa mu buryo butandukanye. Rero hano tubonye yuko ngo nyamara ibyarindamo yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Kuba watekereza ibyo utunze n'ibyo ufite byose ukabifata nk'igihombo cyangwa utabihaye agaciro ku bwa Kristo, ubwo ni ubutwari n'ubushobozi uhabwa n'Imana cyangwa uhabwa no kuyoborwa n'umwuka w'Imana kugira ngo ukore ibidasanzwe mu bantu, ngo ndetse n'ibintu byose bitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Hano Pawulo yaje ahishura yuko kumenya Yesu Kristo ni ubutunzi buri hejuru y'ibindi byose abantu dushobora kuba twatekereza, ni iby'agaciro, ni ibiri hejuru, biraremereye cyane, bifite imbaraga nyinshi cyane ku bugingo bw'umuntu. Kuba umuntu yamenya Kristo Yesu nicyo kintu cy'ingenzi kirimo kugaragara yuko kiremereye ku buzima bw'umuntu wabyemeye. Nk'ubwoko bw'Imana kuri twebwe tubona yuko gutunga Kristo, kumenya Yesu Kristo ari bwo butunzi butagira akagero mu buzima bwose twabamo, twanyuramo muri iyi si turimo. Yego, ngo ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Hano yavuze igikomeye cyane, hatangiye kugaragaza yuko yabitekerezaga nk'amase kugira ngo abone uko aronka Kristo, kugira ngo bitaza kumutesha iby'agaciro yabifashe nk'ibidafite agaciro. Yego, kugira ngo aze kuronka iby'agaciro, ibi by'ubutunzi bwo mu isi yabitesheje agaciro kugira ngo aronke iby'agaciro, ari we Kristo Yesu, kumumenya, kumutunga. Yego, ubwoko bw'Imana ndabashimiye cyane. Twari turimo kureba impamvu ishobora gutuma umuntu akora ibidasanzwe mu bantu, nuko agira ibyo yirengagiza bigaragara yuko bifite agaciro mu bantu, ahubwo we noneho akabona buryo cyaza gusingira iby'agaciro, ari byo byo kumenya Yesu Kristo, gutunga Yesu Kristo. Ubwoko bw'Imana ndabashimiye ko twabanye namwe mu kiganiro cy'amateka y'uyu munsi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere, yuko mudahwema kubana natwe. Ndabashimiye cyane, n'ubundi tuzasubira ngira ngo twizeho byinshi kandi by'agaciro tugomba kuzirikana nk'abazaranga ubwami bw'Imana. Yego, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.